spaghetti bolognese amabaga chicken wings cyane karusho ku bakobwa bimwe mu bizatekera n'umugabo wawe wow chef ntabwo wava ku ishuri ngo uhite ubona akazi bisaba kwihangana kandi nabwo bigasaba gushyiramo umuhate ukajya gushaka akazi. Yes, voila my people. Ni Couples TV nk'ibisanzwe tuje mu mwambaro mushyashya tuje noneho tumeze neza cyane. Yes, njyewe ndi Rutagwabiza iminega udatinya urugamba ruhindanye usangira neza n'abasanze agasizasiga basusurutse usangira isano nabo rwa Gasabo. Amahoro y'Imana nabane namwe nkuko mubibona kuri kamera tuje tubashyashya twihanganire twahinduye n'izina twabonye bizajya bibagora kujya kurisacinga biba ngombwa yuko dushyiraho Couples TV show kugira biborohere. Yes, ngaho nguko rero reka ntangire nsuhuza abantu bari mu Rwanda hirya no hino mu mpande enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali wa gatanu. U Rwanda rwa kabiri diaspora nabaramukije cyane mukomeze kugira amahoro y'Imana, Imana ibahaze uburame amahirwe ndetse n'amafaranga. Yes, ni karibu cyane rero turi kumwe n'umutumirwa mushyashya, umutumirwa umeze neza murabibona. Tumusanze mu kazi hana kari mu mwambaro w'akazi, umwambaro mwiza cyane ameze neza cyane. Hanyuma ni karibu cyane rero kuri Couples TV uratangira twibwira babita bande. Nitwa Chef Gihozo Lorene. Niyo mazina yanjye. Okay, agahimano. Chef. Yes, yitwa Chef Gihozo Lorene. Ni karibu cyane kuri Couples TV. Lorene umukobwa usa neza rwose birantunguye ahubwo nibwo nabona umukobwa nyine ukabona nta yes biba bitunguranye cyane. Andi makuru se mu buzima busanzwe umeze ute? Amakuru ni meza, meze neza ndashima Imana. Meze neza nta kibazo cyane. Amugwaye? Akakura se mu rugo kawe? Kagwe haje n'imbeho wako meze neza nta kibazo. Umeze neza mbese uri kumva uri tayari? Yes, Chef Lorene. Mu gikoni bimeze bite uri kubona bimeze neza? Mu gikoni bimeze neza nk'ibisanzwe biba bimeze neza. Nubwo muri iyi minsi nta mafaranga hari ariko abakiriya baragerageza bakaza gake gake. Hanyuma gukora mu gikoni uri umwari uri umukobwa ntago bikuvuna cyangwa ngo wumve hari uburyo bibangamyemo ukuntu kuba uri umukobwa ukora mu gikoni? Haya ntago bimbangamira kuko ndabikunda cyane kandi mbona nyine ari byiza kuri njye bituma nyine niyumva nk'umuntu nyine ukomeye umeze neza cyane. Wumva uri bera kuba uri mu gikoni kandi ari byo bintu ukunda birumvikana. Iyo uri umuntu ari mu mpano kabisa n'ubundi aba ameze neza cyane. Yego. Hanyuma abantu benshi ubu ngubu ndabizi bafite amatsiko, hari utubazo twinshi tw'amatsiko buriya baraza kugenda babaza muri comment, baraza kugenda batubwira, mboneraho no kubabwira bibuke gukora subscribe, like, share na comment, ariko cyane subscribe, kora subscribe hanyuma kandi kuri akantu kakazogera kugira ngo ukomeze kubana na Couples TV ibiganiro byacu bigereho umunsi ku munsi. Yes, ngaye ngokora twinjize mu gikoni. Ubundi mu gikoni haberamo iki? Abantu benshi babona basohoka bakajya kurya ariko ntabwo baragira amahirwe yo kwinjira mu gikoni ngo uradutangira utubwati ugeze mu gikoni bigenda gutya na gutya. Tumenye izo ukoresha n'amateme tekinike y'igikoni abantu benshi bagende basobanukirwa neza cyane. Mu gikoni biba byifashe bite ubundi? Havuyeho kugira tubirebe inyuma twibereye hanze. Ubundi mu gikoni n'imbere mu gikoni ku muntu nka chef, ku muntu nyine ujyamo utekera abantu nyine yaba ameze neza agakora ibintu byose neza bifite isuku, agakora ibintu byose ku murongo yadatenza abakiriya, umukiriya mwese komanda akayikora vuba
agatunganya mbega buri kimwe agakora harya buriya gutunganya rero nta terime tekinike mugira mu byita nk'abashefu gutunganya ibintu byose bikaba birimo mu kintu kimwe ngo reka dukorere ingibi ni ugukora mise en place. Yes, mise en place ni ukuvuga ngo iyo umuntu wageze mu gikoni fast ubwo birumvikana yuko ikintu cya mbere aba ari umuteguro ugomba gutegura neza cyane rwose nibyo bita mise en place. Yes. Hanyuma iyo umuntu amaze gukora ibyo byose yego hazamo n'ibyo bintu byo kuza kwakira abakiriya ariko iyo umuntu amaze gukora mise en place mbese ni iki gikurikiraho kintu? Iyo umuntu amaze gukora mise en place aba areba ko igikoni cye gisa neza kimeze neza nyine buri gikoresho cyose kiri ku murongo. Hanyuma rero sasa ukata spaghetti bolognese amabaga chicken wings cyane. Umukobwa nkayo kabisa urabifiritiza bikaryoha cyane ahubwo n'abandi bazaze mbakorere bumva uko bimeze. Buriya mu gikoni wowe iyo uri guteka indyo wumva uteka ukavuga ati wow, indyo abakiriya bo muri couples bakunda cyane ni iyo buriya nka chicken egg barayikunda cyane. Spaghetti bolognese ni ukuvuga ngo chicken egg cyangwa spaghetti bolognese ufiteho umwihariko kabisa uravuga ati ngewe ni imitekera chicken egg cyangwa spaghetti bolognese nta handi hantu uzasubira kurira ibyo bintu cyane. Yes. Lorene, ni gira ikintu ubwira sibyo gira ikintu ubwira abana b'abakobwa badukurikiye akanya ariko bavuga ngo guteka se buriya nashobora guteka se buriya ni ibintu byagutunga guteka se buriya ni ibintu byagira aho bivana umuntu bikamugeza ahantu. Gira ikintu babwira ubakumbuze mbese bumve ko umuntu ugiye mu mwuga wo guteka hari ubuzima bumwe cyangwa ubundi ashobora kuvamo akajya mu bundi. Guteka mu buzima bw'umuntu ni byiza bwa buri munsi ariko nyine ukabiteka ubikunze. Kuba none gukora ikintu utagikunze n'ubundi kirapfa. Ariko iyo nyine ikintu nabwira umukobwa wese yumva akunda ibintu byo mu gikoni guteka kuba umushefu agomba gukurikiza nyine ikintu akunda. Ubwo mu guteka mu gikoni habamo ibintu byinshi umuntu aba agomba kwiga noneho nk'abo akarusho ku bakobwa rimwe muzatekera n'umugabo wawe. Wow. Ahubwo ako kantu ko gutekera umugabo nanjye nari ngiye kubikomozaho mu kanya kubaza ati buriya si avantage nziza ku muntu w'umukobwa noneho ushatse umugabo ariko agashaka umugabo yaramwize guteka buriya umugabo yajya mu kintu ajya kurya ibyo by'ahandi cyangwa ibyo muri restaurant. Reka buriya umugabo wawe umuziritse wamuziritse aba abizi neza ko umugore afite mu rugo azi guteka buri kintu cyose kandi yumva ashaka. Ntabwo yaba ari nk'aho umugabo uvuga ati n'ubundi ndasanga mu rugo ndagenda nsanga umugore yatogosheje udutoki yatogosheje iki wapi. Gusa nyine guteka ni byiza. Ikintu nabwira abakobwa bagenzi banjye guteka ni byiza cyane akarusho y'ubukungu. Akabazo k'amatsiko gatoya buriya abakobwa mwiga guteka nta kuntu abarimu banyu bajya babigisha guteka ya sombe irimo juju y'abagabo cyangwa mu bitoragura ku ruhande ntabwo muba mwarabyize mu ishuri? Oya, ntabwo tubyiga mu ishuri. Ahubwo icyo mwiga ni ukuvuga ni uburyo bwo kuryoshya uburyo bw'umugabo ntazace ku ruhande. Tubikora ku ruhande. Abakobwa ariko munagira akantu k'umwihariko buriya sinzi impamvu abagabo benshi cyangwa se abakiriya benshi bakunda kujya mu maresitora atekwamo n'abakobwa kubera sinzi impamvu kabisa ariko ngenda bibona ndabireba bakabibona abakiriya benshi abantu benshi bakunda kurya iyo bageze mu gikoni kirimo umukobwa mbona bizihiwe mbona ari ibintu bimeze neza. Ni irihe banga abakobwa bakoresha kugira ngo ibiryo byo bateka n'ubundi ya makomande bakora aze kuba aryoshye cyane kurusha yaba yakozwe n'umugabo kandi bakoresheje ibintu bimwe? Ni irihe banga muri rusange? Ibyo ngibyo ntabwo nabivugaho cyane ntabwo ibyo nabivugaho cyane
buriya wasanga nyine hari impamvu cyangwa abagabo nabwo reka baba batewe ishema no kubona umukobwa umugore ari mu gikoni ntabwo nawe wajya muri resitora cyangwa muri hoteli ngo usange ni umugabo mugenzi wawe ugutekera ni ukuvuga ngo impamvu wanze kubijyana ni dipu ni ibanga ry'akazi se cyangwa uraza kumbwira inyuma y'akazi? Ibyo ni ibanga ry'akazi. Okay, yes, biba ari byiza nawe ndabikunda cyane iyo mbona umwari cyangwa se umukobwa ari mu gikoni ateka, biba ari ibintu byiza cyane, byiza cyane. Yes, hanyuma rero nagira ngo udusangize muri rusange wowe ubwawe ku giti cyawe umurimo wo guteka cyangwa se akazi ko guteka kakumariye iki mu buzima? Se hari aho kakuvanye, hari aho kakujyanye? Ese aho ukora ubu ngubu ubona nyine hari icyizere cy'uko uzatezwa imbere n'umurimo wo guteka? Natangiye kubyiga, nabyize nyine mbikunda byatari, ntabwo nyine ndabyiga ndabisoza mbona akazi. Nabanje kubura akazi birangora, ariko nyine aho nkaboneye ubu ngubu nyine meze neza, simubiboneze meze neza cyane, nta kintu nyine nshinze Imana, buri kimwe ndakigurira kandi hari n'ibyiza bindi biri imbere bizangira. Yes, ukomeje ku kintu cyo kubanza kubura akazi. Abantu benshi cyangwa se cyane cyane abakobwa bakunda kwitinya bavuga ngo nitubijyamo kujya gushaka akazi ka biriya bintu tubona bigoye iki. Ni irihe banga riri mu kuba umuntu yabona akazi mu bijyanye no gukora mu mahoteli n'amaresitora cyane cyane mu gikoni? Erega ntabwo wava ku ishuri ngo uhite ubona akazi. Bisaba kwihangana kandi nabwo bigasaba gushyiramo umuhate ukajya gushaka akazi. Ukajya gushaka akazi aho ugiye bikanga, ukihangana, ejo ukazajya kudepoza ahandi. Ntabwo wamara icyumweru cyangwa mbese ni ukutarambirwa. Yes, icyo kintu abantu benshi bashaka akazi bajya bakunda kukirengagiza, ugasanga umuntu ni umugabo cyangwa se ni umugore, ni umukobwa cyangwa se ni umuhungu, ari mu rugo gusa arahamagara ngo nta kazi wandusha, kandi mu by'ukuri nawe abahamagaye abashaka kukamushakira. Ukibaza ngewe ndagira ubushake buwe bwo gushakira umuntu akazi, we nta bushake yabigira. Icyo kintu ni ikibazo byo abantu tubikosore cyane nk'uko Lorena bivuga. Urahaguruka ukava mu rugo ukadepoza, ukagerageza umunsi bikanga, ukongera ukagerageza ejo bundi bikemera, sibyo? Hanyuma rero ubu uvuye ku ishuri, umaze kwiga, urasohoka ujya gushaka akazi bwa mbere urakabura, bwa kabiri urakabura, bwa gatatu urakabura. Ni iki cyaguteye kudacika intege ugakomeza ugashyiraho umuhate? Ntubuke, ntari n'ubukene ntabwo wakicara mu rugo rimwe kabiri gatatu nyine ari ukurya gusa, ubwo se wazabivamo nta kintu wigurira, nta kintu wigezaho, ukwezi kugashe ukundi kukaza. Yes, uvuze akantu k'ubukene, numva umeze nk'umuntu ukoze hasi ukanyibutsa ibintu. Abantu batagira ubushake bwo ngo bahaguruke bajye gushaka akazi, yaba bumva babayeho bati nanjye muri sinzi uko babayeho, mba numva nakicara nkababaza, ariko nanone kumenya ibyawe nibyo byiza. Batubarize kuri kamera. Noneho batubarize babaze muti mumerewe muti? Ndakeka nabo ntabwo baba babyishimiye, ni uko nyine batabishyiramo ubushake ngo bajye gushaka akazi. Ariko nk'uko Lorena bivuga, abantu tureka ubunebwe. Iki gihugu turimo murabizi yuko ari igihugu kiri mu nzira y'iterambere, ariko nk'uko muze akunda kubivuga, ntabwo iki gihugu wakibamo ujenjetse, sibyo? Ntabwo wakibamo ujenjetse rwose, ntabwo byakunda. Bisaba guhaguruka ugashyiramo umuhate, ugakora iyo bwabaga, ukajya epfo ukajya ruguru, ariko ukagira icyo ugeraho, sibyo? Yes, ngahe nguko rero uretse kurambirwa, sibyo? Ukomeje gushyiramo umuhate, akazi urakabonye. Buriya muri cya gihe ushaka akazi wumvaga, wabwiraga iki Imana cyangwa se umutima wawe? Wumvaga nugera ku kazi bizaba bimeze bite?
nyine nahoraga nibaza umuhana kuki nabona akazi ubu kuki nzabigira ne navuga ati mana numa akazi nzagushima yego ngaye ngo ubugeze noneho mu kazi urakabona utangiye akazi kawe ka mbere kuva wasoza ibintu byo kwiga culinary art mbese ugera mu kazi wiyumvisha ute wumvise umeze ute duhe nyine reaction wumvisha ufite uwo munsi utangira akazi bakubwira ngo byakunze uze mu kazi nyine iyo wumvishe nyine bakuhamagaye ngo akazi kabonetse urishima ukagenda ukagerayo kandi none iyo ukigera mu gikoni cyangwa kuba utazi ibintu uko babikora uko bigenda nyine urabanza ukavuga ati se none ndahera kuki ariko nyine uko ugenda uhirirwa umunsi ku wundi ugenda ubimenyera none ukahita uba shefu wa nyayobozi. Yego ubu ngubu noneho uri shefu wa nyayobozi cyane. Uri gukorera muri Campus nk'uko nabivuze muri Campus uba wumva ni iyihe specialite mugira muri Campus ubundi hereza abantu bakurure mbese bazane mu gikoni cyawe bazaze kurya iki muri Campus ukora neza cyane? Ubundi ibintu byose mbikora neza. Urugero na especially ibintu nyine biri speciale ibyo bimwe bwa mbere natangiye mvuga chicken leg, spaghetti bolognese buri kimwe nyine. Utungize two buriya ntuzi kuduteka? Ndatozi cyane bazaze mbatekerere akantu bita Canadian wings. No kuvuga ngo muri Campus mugiramo Canadian wings zimeze neza cyane bazaze abantu bakunda taste y'abanyakanada mwabyumvishe muzaze muri Campus fast food. Muri Campus fast food twicaye mu gikari cyawe rero ubu noneho turi kuri Campus TV. Yes, muzaze muri Campus fast food chef Lorraine abatekere Canadian wings. Yes, Dore niki noneho twasoza ubwira abantu ubutumwa wagenera urubyiruko rw'abakobwa bagenzi bawe ubutumwa wagenera abakiriya muri rusange? Ubutumwa nagenera abakobwa bagenzi banjye bajye bigirira icyizere bave mu rugo bajye gushaka akazi bazakabona n'abakiriya bacu bakomeze baze ni karibu tuzajya tugomeza tubatekere neza. Asante sana Lorraine wakoze kwitabira ikiganiro kuri Campus TV show. Turabashimiye cyane. Yes, hanyuma rero ngaye nguko twa turi kumwe na chef Lorraine nkuko mwabibonaga kuri kamera. Hanyuma reka dushimire Ibaba studio badufasha kugira ngo ibi biganiro bibagereho 5 kuri 5. Dushimire boss Nyiribaba yarakoze cyane kutuzanira Ibaba studio. Wowe ufite ubukwe, wowe ukeneye gukoresha amafoto, wowe ukeneye gukoresha video, wowe ukeneye ikintu cyose gisaba kamera, hamagara Ibaba studio bagufashe. Nimero zabo murazibona kuri ekran, murebe izo nimero ziri hasi muzihamagare. Hanyuma babafashe muri serivisi zitandukanye cyane mu bintu bikenewemo ibintu by'ama video amafoto. Yes, ngaye ngo rero mwakoze cyane kubana na Campus TV show. Reka tubabwire ko ibiganiro byacu ari akagaruka ariko mwibuke gukora subscribe, share, like na comment. Ni umusanzu wanyu ukomeye kandi Imana izajya ibibahembera ibaho umugisha ko hari itafari mwakize kuri Campus TV show. Murakoze cyane naho mutaha.